uziko wishyira imbere nk'intorerwa y'igisebe utagira kuntuka harya ngo umugore w'umujinya meni nkora iteka nyuma se ubwo si ubahombye umunsi nagize Maria uyu wicaye hasi Karangwa ya haya wakabecwe na nikoga sha Maria niba uri mutima muhana nutuzuye igituza niba uri mpana vuba ngende sha Maria niba utarwaye umutwe n'icyo harwaye erega iki ziba gatuma gukoza isoni se kandi uzejo mundi ko byagenze hano urabashije ujombye hagati mu ruguma sha Maria si wowe ngaye cyakoragiye habese gaho sha cyakora wese iki ntukite amata nk'isazi ujye bukejura ntahari ubusa abantu bazajya baza nshyireho urugi Karangwa y'iwacu yaza simuvugishe Maria uzi ko abantu uzi kubeshya ubu kuko niyo nawe umwana nk'uwo imyaka 5 wanterekera nk'iki kigafata koko ubwo renda rero kumbwira ko mufite amasano n'igitangaza se mufitanye isano ubwo kujya utabivuga ngo bigere hanze wagejeje mu marembo gorasesera nk'igisambo cyakora agenda arengana rwose urengana iki kuko ubona byeri ya buri munsi yewe Maria umurengo yabagiza gukinga koko nakubaza n'ibyeri zanjye aho zijya ni hehe uti ninjya sinda ndyame cyakora byose ninjye bitera amasaka abuze umurinzi nyone se yashoka kara so kujya wawe ariko ndibaza niba usiga Maria ntangaha ayo Karangwa ubona aragubowe uretse igihe nta wundi uzi wawe simbona ubuse ninde kandi yoha simaze ibyo sobahera narahani hitwa Kigali ku Gisenyi ishisuzanye nibiki ico mbwira byabaye wanjye muri weekend maze kabiri nzi wawe ngumbwire ariko wishaga simpasi ibi wawe se mbimenyane hariya sha na Karangwa nguyu ni mumbwire byo mumfinda cyakora cyo umushyitsi nzi hanze reka mbanze nyaruke mubwira ze mu nzu numvise wawe cyangwa se n'uwanjye nimuzanira bimenya nyirawe se nibiki mumfindara Matawa uyu mukobwa yitwa Koreta akaba akora ku Gisenyi Raho Mutawa Raho kore uwo nawe ni Mutabazi nyirangusanzwe umunsi naho uriya ni Maria na madamu wa Mutabazi Raho madamu Raho niza kuzwe uyu nawe ubona ni Karangwa akadoda inkweto ikindi kandi Karangwa n'ubwo bwinshi Raho nawe namwicare Mutawa nkomeze ijambo cyangwa se nkure kubanza nta kibazo mbona aho ngaho ngira ngo Mutabazi utwara imodoka neza ubwo yikurikira uri bubyumve utwara imodoka neza si huti sino kugenda nk'umunyabirenge ni ukumenya urugero rwayo ibyo se nibiki ndetse se kundogoye umuhanda ukamenya aho ugenda wanyura hagati ukagonga iziganiye ubuva wahakira uruhande ugahutaza abanyamagare n'abanyabirenge ndetse wakajya umutoka igata umuhanda wasaze cyangwa ukamanuka ikabirabaye ibyo mvuga ndabizi bamwe ntibumva honjya ariko bene ubwite barabyumva ubuzima nabwo ni nk'umuhanda hama gisida nyinshi umuntu agomba guhora kanuye amaso vandi munyumve akagenda yigengeseye impanuka zimwe ziterwa n'amakosa yacu izindi akaba amakosa y'abandi ibyo birasanzwe ariko reka mbere kuri Mutabazi tuko Mutawa wa gatandatu waraye Kigali cyangwa ku Gisenyi sinumva impamvu mbajije ikibazo nk'icyo nanjye sinumva impamvu utenye ikibazo nk'icyo Maria ubuze ko umugabo wawe ari ku Gisenyi agasiga beshye ko atari wagiye burya bwose niko Mutawa ubwo yubeshye ubunyuze mu muhanda nawe usuye Maria upfukina Karangwa ku buryo washaka ko mufunga kandi uzi ko wanyu basaba n'amazi urabona inzira unyuramo ariyo mba ko ndimbwa da ngoze Mutawa ukoreta ko ari umwari ukamubeshya ko muri fiancé ugize impanuka wajyahe nawe sawe Karangwa urangwa n'ubwo bwinshi harya sha ntukanukiga ngome yakire tubwundi ntajya kuko koko ibi birarangira ndebe areba ikisi sha ndabona wigize nk'umutware ika n'ubundi ndiwe uretse hari ko amatwi yanjye yumva nabi hari byinshi urenze abatari ngombwa si ngombwa kuvuga byinshi nta ngumba y'amatwi iraha ushaka ndabona nta kiyobe mu bibi wanjye turuka ruhande bivuge neza
ubwo se ubupfura bwawe ko nabubonye wamusabye akarekeraho. Mariya ugiye kuba nka cya kimuga gisekuru ryo nakurujyo rusekuru undi. Umugabo afite amakosa menshi ariko nawe nturi umwere. Nawe uri impyisi mu ruhu rw'intama. Sha nawe uri umuhanga mu kubara inkuru nabi. Ubwo wohereye uko amakorosi vuga ibyo mvuga numve. Harya ngutemye itaturuka hasi. Jye nabanje amashami yacyo ngo hato kitaza kugira uwo kigwira. Reka none ntugiteme rwose. Bataba Mariana yaje baba afite umwana. Reka yo n'amakuru y'abantu. Hari umukobwa w'ubushingirwa batavuze ko atwite. Reka Yohana komeze twumve. Ibyo mvuze nibyo Karamu. uretse ko Mariana ava ko yaje atwite wowe ukavuga ko yaje abyaye ngiye nkabanze ko yaje umwana acutse. Mutabazi rero wa murongo yabyaye akora uko ashoboye guhisha umwana kugeza uyu muntu atakikubwiye. Tibishoboka. Nanjye nabimenye uri ku Gisenyi bibwiwe na Mariana ku giti cye. Ntugire ngo n'undi wabimbwiye. Tibishoboka. Uretse Karangwa ureba iyo nkuru nta wundi uyizi. Uko Karangwa akeneye amafaranga akaza akayaka Mariana amukanyije kumena iryo banga. Naho kwa gatandatu bigishize so yasize umbwiye ngo nze kukuneka unsige ndizo we bagiye kwiba. Ubwo namaze akanya mu rugo wawe. Mariana yibutse ko nkora kuri parike ati rwose wankiriye mu Karangwa. Yampaye ngo kumbwira amakuru yose ko yakabaye. Numvise Karangwa ageze ku rugi nesha mu cyumba ako kanya ngo nze kumva ikimugenza iryo joro ryose. Kugeza umenye ibyo byose utahise ubimbwira. Mvada kugeza umenye kubeshya Mariana cyangwa se ubeshya ko leta ntayise mbwira Mariana. Wavuze ko leta nsanga munsi nuko kwambere njya ku Gisenyi yemera kuzazi no kukureba none barakubonye. Niba kugaye simbizi niba kandi afite icyo avuga simpeje. Ndumva ameze nk'akazu yazi. Mfite ibyishimo n'umubabaro mwinshi. Ukuntu Mutabazi yampemukiye ingana ni neza Yohana ngiriye. Mbese mbabaye nishimye. Cyakora nkurikije wa mugani ngo abumwe agatukisha bose nakwanga ikitwa umugabo cyose. Ariko kubera ibintu Yohana nkoreye nkaba nabona uburyo bwo kumushima. Bitumye na Mutabazi mugirira imbabazi. Urakoze nyabusa. Ngasaba nawe ko yazigirira umugore wamubeshye nkuko Mariana atari bubure kubabarira Mutabazi. Mutabazi. Nanjye bicyampagurukirega nta kindi nukunga imiryango. Nanjye mbabarire kuko nari ngusenyeye ntabishaka. Kureta ijambo avuze niryo. Nahoze mvuga ko ubuzima ari nk'umuhanda none ubuzima ni nk'ishuri. Iyo waye kuri Mutabazi na kureta ubwabyo bubiragiye. Ariko isomo bidusigiye niryo ngombwa. Buryo bwa hejuru yaguye ababuze ubwenge. Ameze nk'intama ikurikira indi mu ruzi. Mutabazi wese kubireba. Wowe nakorete nyinda bashimye. Kandi icyo mbashimiye reka ntibabwire. Inshuti nziza uyimenya bwije. Uburwo rwanjye rwa ruhiye pe. None ushubije imitima mu nda. Uvura n'uwakoreta nari maze kwica. Ndetse kubera neza ugiriye koreta. Ubu yo muwa nk'abazungu bumurongo yakabu wawe. Ariko uretse no mu Kinyarwanda ngo gasozi kamanutse nk'akazamuka indi. Iyo ni yindi mishinga tuzaba tuyireba ubundi. Yego. Mariana yakoze icyaha. Ariko nanjye sindi umwere. Namuhaye imbabazi nawe mpezindi. Uretse ko wari nge yabeshye. Nge naramubeshye mbeshya na koreta. Kugira ngo nemeze ko ntaryarya. Nifuzaga ko Mariana azana uwo mwana akabuwa kane mu tubyaye. Namugira nabi Imana ikazabireba. Mutabazi rwose ndagushimye. Ahubwo niba kumpera amashyi. Nawe Karangwa urya amafaranga. Ndabona wowe usigaye ku ruhande. Nikiwe. Ariko kubera ko ari nge wibye niyemeje kuguha imbabazi. Urakoze rwose. Reka nshake ibyerezo guha Yohani. Kuko uretse ko hano ari budafite icyaha niwe utumye amahoro ahinda. Shayo ha. Koko buryo ugira umugira inama bagira Imana. Ahasigaye tumwe twizihirwe. Mwakoze cyane kuba mwaribiye ikinamico kugera ku mpera. Mwakoze kudutera imbaraga, uyu ni umusanzu. Mwakoze cyane kuba mwaribiye ikinamico kugera ku mpera. Mwakoze kudufata mu biganza no kutwereka ko ibyo dukora bibafitiye agaciro. Ibi bihangano rero tubagezaho bizajya bibageraho buri cyumweru iminsi 2. Turabashimira cyane ko ubu mukomeza kugenda mudushyigikira, ariko turanabasaba nk'Intiti Drama Actors ko mukomeza kutubera intumwa aho muri hose. Mukomeze mubwire isi ko Intiti ari urubyiruko rukunda umuco, rukunda ubuzima kandi rurajwe ishinga no gukomeza kwerekana umuco wahashize w'abakurambere bacu kandi tutazatezuka.
turabasaba rero gukomeza kuza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Intiti, ubundi ukomeze udukurikire. Wifuza kujya muri group watwandikira muri comment section, ubundi tukavugana inbox.